ubwira ngo nitumushima mushima utyo wishimagura niba nta mushiha Yesu ashimwe ntubona haleluya cyane haleluya barokore Kristo Yesu akozwe munyemerere ngiye guhindukira ahangaha pastor unyemerere mpindukire nerekeza ku mfura zije zigana ahangaha abaribo nibwira naho abiwacu turaziranye cyane gusa nihagira n'inshuti zadusuye ahangaha baraza kumviraho bamenye uwo bagiye gutaramana uwari abo haruguru Yesu ashimwe nababwiye bibaye kuko ritaba riturutse cyane naho niba hari abashyitsi batugendereye badasanzwe bazi uko dutarama ababyeyi n'abanyarwandakazi muri rusange impundu zacu ntabwo ari impuha niko byari bisanzwe data ngiye kugusaba kuko utajya inyuma menyereye kugabirwa mu gitaramo mbikuye kuri wowe nyemerera nitse gatoya kuko umuhogo wanjye ugotomera amasaha witegereze uwo munganya imyaka ntibishoboka uze kumusaba muhurire rwagati mugwane mu byano ahari ibicuro by'umuryango mugari byacurera n'ukuri ngiye kugusaba icya kabiri kandi ndakigusaba agenda ntya kugira ngo ntagutera ibitugu nimumara gusuhuzanya murakenera no kusoma ku kadasembuye kuko twamaze se anje wasabye anje wagusaba nta kintu nakwima na kimwe nibyo kazi ko meruka jamari mu mubatizo mbona ari mu mwuka ahora mu mwuka nuba urimo se n'ubu uyu munsi urarenze jamari urihe shaka ari mu mwuka none se nta kuntu yagaruka mu mubiri gato hanyuma akaza nka kuko ari mu mwuka ubanza ntamubona yenda nagira ngo usabe mubwira ajye mu mubiri ave mu mwuka aze mubone nanamusuhuze hanyuma nimara kumusuhuza asubire mu mwuka jamari abagenzi bawe muhagurukire rimwe mugende muramutse umusaza abaramutse ahubwo ni nacyo kibazo kubera ko ari mu mwuka numva ngo ari buze kundamutse niyo mpamvu ari bundamutse gaho nimutambuke mfura za data mbega ko murimo gukebera muhunga kamera nimuhumure itangazamakuru nazanyemo n'abana bagifite ubwoba ariko mumbabarire sinavuga ka wa wundi utari waramenye Imana yagiye kwitegereza yitegereza imfura nziza atangira kuzisebya yivuye imuzi ati dore imyaka yabo barayinganya n'ubutaka kandi batuzwe n'amandazi n'ibishyimbo ndavuga niho gatsindwa we niduhura nzakwica nimugakiza nimuhumure ibyo ari byo byose nta mwami wagenda kandi igisonga gifite ibyo gitwaye umwami ngo agire ibyo gikorera igisonga cyitwaye amaboko masa ngewe natangiye kumusobanukirwa Yesu ashimwe imfura ya data niyo hagira usigara bahagumye gatoya kandi mumwitondere ntihagire umuvugaho uhumure ufite umutekano ahasigaye igisonga cyiza niyo nakwita rizeri ntacyo byaba bitwaye utambuke wihuse icyo nshaka kwibutsa ni kimwe uramenye Oliver naza kugera ahangaha ntaza kubaza ngo best man ninde umenye ko icyo cyongereza bamaze kukica best man imbere ya Oliver ashobora kuba ataza kuba wewe ariko uyu mugabo ni mumumpera amashyi menshi cyane n'impundu kuko ari umugabo mwiza kandi sinzi imbaraga zijya zikoreshwa kugira ngo utoranywe uzitwe pare cyangwa best man ahasigaye uwiteka guhire kandi aguha umugisha genda witegereza ibyicaro byose kandi ukore kama Republican Guard uko babikora nyine nugera aho ngaho uze kwitegerezaho sobuja ashobora kwicara kandi akagubwa neza ukore hepfo ukore haruguru nubona umutekano ari sawa kandi niba ari ibyo uhisemo igumiraho ntacyo bitwaye ariko ramurasa neza dore jamani amashime
Rama, reka mbanze nkubaza akabazo imbere y'abantu. Hari umunsi wigeze ugutera amatsiko nk'uyu nguyu? None se hari umunsi wumva utazi ko wari kuzagera nk'uyu nguyu? Aha. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'Imana. Oh, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe ngaho twese icy'uwo mwana w'Imana. Uhimbaza izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya. Akabugi wicara ugubwe neza, kandi nukurura umunyamahirwe, umugabo watoranyijwe mu bandi batunze muri iyi si. Rama, zamura umere ibiganza bariya abantu basuhuze cyane. Wongere werekeze hariya ubasuhuze cyane. Nurangiza wicare kandi nsabe umubyeyi Anastase nukuri unyihanganire gatoya ngira ikintu nibwirira se umubyara. Kamero, ntabwo ari ubuhoro gusa. Umukobwa uzirikobe nakomeza atambuke, uraza kumenya Oliva ninde. Niba hari ikintu Satani yazanye muri iyi si n'amasaha aragatsindwa, tubimenye dushaka byose bitagenda neza. Iyo wakoreye Imana ugira ibintu byiza kandi bisa neza. Oliva uwakoreye n'ubugira nubwo ahemba neza. Haleluya! Murabuze urashaka. Ndabasabye nabo nubwo wakunda ibyiza amasaha ntiyabyihanganira.
ukumuganirize nibishoboka azagusura gusange ariko bizaba bisigaye bigerwa ku mashyi. Akazi wakoze ni keza, igendere ndahagusigariye n'ubundi nta mwana usitera vuba. Wari umenyereye kuza mu ruhame rw'abantu bangana gutya, nta giterane cyabaye, nta konseri twakoresheje, ariko uyu munsi ni umunsi w'imiryango yombi, umuryango wa Jean Marie n'umuryango wawe Murerwa Olive. Ibi dukora birasanzwe mu muco. Umuryango wa Biziyaremye waje hano urangajwe imbere n'umugabo witwa Cameroon, baza kudusaba kugira ngo ujye mu muryango wabo, bagusabira umuhungu witwa Biziyaremye Jean Marie. Ndumva umuzi. None Cameroon, hari icyifuzo wari umpaye mu kanya, nagira ngo ngusabe wigire hafi hanyuma nkugezeho ubutumwa warunsabye, hanyuma nawe wagutumye nawe umutumikire. Uyu nawe wari intumwa y'umuryango nkuko nanjye nari intumwa y'umuryango, ariko ndumva waje uje gusaba, uramubonye nawe uramushyitsa aho ugomba kumushyitsa. Ngaha nagira ngo nshime umuryango Olive akomokamo, mbanje kugushimira wowe. Twaganira amagambo meza, amagambo y'ubupfura, amagambo y'abakozi b'Imana. Wampaye umugeni utanduhije, kandi nagira ngo nshimire umuryango ko wareze neza, karera umwana w'umukozi w'Imana, akaba ari uwari uyu munsi. Nkaba rero nagira ngo mpamagare Jean Marie aze hafi hano. Jean, turamusaba Olive. Nagutumikiye. Yego. Imana ibaho umugisha. Akazi kacu kararangiye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ababyeyi nongere mbabwire ngo ihangane gatoya, nurangiza uhindukire unkurikire ndakubwira uko bigenda, kuko bariya turakorana muri media barabizi, ibyo nkora ni inyungu zabo. Twibutse yuko iyo tugeze aka kanya password, rambura amaboko yawe uke rwose wumva uko ubigenjeje uko ubishaka, maze Olive yigwire mu gituza azaturamo byiteka ikitwa Karamata. Ntimuzigere mutandukana, manura gatoya nawe mugwe musha, mubwire uti sweetheart izagukunda byiteka, kandi Uwiteka azaba hagati yacu. Mana yasinziriye koga ya papa, mama uri umukobwa mwiza. Ngiki igisubizo cyo gusenga, ntiwigeze useba, kandi wasengaga ubudasiba na saa cyenda ntusinzire, kugira ngo uzabone umugabo utazigera kugora. Urarize mama, rira mama, rira nta mukobwa utarize. Ubundi se byaturuka he? Shama mwibuka mwana igitwa ke ngaho hindukira gatoya, ongera ureba ahangaha, mubwira guhereza ikiganza, maze wa mugabo nabwiye yuko uyu munsi tuza guhindurira izina akwegere gusa yigere hariya agira icyo mwisabira. Wowe witonze Oli, tuvugishije ukuri, hagati y'aba bagabo bombi best man wawe ninde? Aha
yasoma none se ubundi abamwita best man baba babikuye hehe wihangana uyu munsi wenda nabivuga mu gifaransa gusa kuko je nantoza byabindi ntabwo nezi cyane ngaho muhereze witegereze urusumba izindi umenye neza ko ari umukobwa usumba abandi bose ku isi yose nguyu umukobwa utazigera kugora nguyu umugore mwiza maze witegereze musumba zose ngusabe kimwe gusa n'ujya kubikora uzamura ikiganza kigeze hejuru gatoya kuko nta wundi wo gupfukamirwa yasicyo ntabwo uzi ikiganza reba ikiganza cy'umukobwa uruta abandi bose ku isi yose maze aguhereze gatoya kandi nubone moso witegereze musumba zose bakumbera amashyi menshi cyane n'iki cyubahiro aguhaye nguyu umugabo mwiza Bibiliya bivuzeho iki bagabo mukunda abagore banyu ori uramenye icyo Bibiliya ivuga uzagandukira umugabo wawe utazigera umugora byiteka ngaho nakubwe mu byano umushimire neza umwizeze neza kuzamubera mama w'abana uzamubere nyirakuru w'abuzukuru kandi abazagusanga twese uzatwakire uzaba umugore mwiza aho ugiye muhereze ivaze nziza furaya tuzamuhe byose naho riva kwibwirire kimwe umugabo naguha kara uzajya umenyera kaje uteme kubwire ko kumushima ari ukumugwa mu gituza kandi uzajya umurinda ibindi umumenyera iteka icyitwa keya arega turabikunda impano ziri uwagendanye na Jamari itegereze neza gatoya Jamari akira nabwiye ngo uretse gatoya gutanga nguhaye promosiyo niwe muntu wa mbere uhawe amahirwe yo kurabutsa uri natwe ubwacu twaraha twabibuze bakumpera amashyi wigendera uzamwite Berse uzamwite sister wawe uzamwite all in one n'agakobwa keza mubi wawe ngaho muhereze ishami bakumpera amashyi menshi uri umugabo mwiza uzi gutegura neza nakubwiye niba wateguye actros uraza kumuhiyo kandi niba wamenyeye Rwanda Air uyu mugama biragusaba kubanza kwitegereza gusa maze agafoto kagafatwa neza ibindi muze kubireka kondisiyo zize gutangwa n'abazi gufata amashusho meza abagabo n'abahanga ndabakiye uyu nguyu akorera tanga ndababivuga tubise ubundi byihorere bityo bakwima amashyi umenye ko ari surprise nta birori bitagira surprise ubwo namwe nuko mwabiteguye Jama hereza pare akwakira niba ifoto yamaze gufatwa neza Jama nakubwiye ngo kimwe mu bintu bituma abagabo babona amafaranga nuko ubanza ugaseka ukanezerwa maze wazajya guselectinga amafoto kazajya uvuga ngo niriya ndayigura niriya ndayitwara password is smile okay we go ngirira ukuboko kumere nk'agakwiranyije masa bineze koko harimo ibyiza gusa bineze z'umutima ubikurikirana utabisohoza wera mw'ijuru utegura aho tuzabayo uri kubikora
Dani abantu bafotora amafoto yarangiye agaciro amafoto yarangiye oya murasengera mukasi ikindi kirenze ibyo kumvira biruta ibitambo dutanga ituze gatoya ori umunsi wagenewe n'Uwiteka ni mwiza ijuru ryose ryanezerewe ubonye umugabo mwiza wabisengeye ngiki kigaragaza gusenga nyemerera rero iminsi umaze uri mutegura tuba ari byo tukugezaho ngaka gatobe keza uzamenye neza ko ariko gatobanga inzara n'amata ujye umutegurira yo ngayo nyemerera ubu narazipfunduye mfite aba ari bwo nikoreshereza ko da injana ijuru iki nicyo kimara umubabaro ubuzima nuko ijambo ryawe mana ryanzuye rimbera umucyo mwinshi mu nzira nyuramo injana ijuru zaririmba ineza Yesu yangiriye zayivuga hose ndayimenye abatabizi bicwe no kutabimenya nukuri ijambo ryawe mana rirema byose jambo yawe wabarije imiti mbese ubonye iki ati mbonye inkoni y'umurinzi tibaruye neza ko niko nindi ijambo ryanjye kugira ngo risoze icyo narituye tuba byiteka kandi uzajya umubwira uti nsekera mugabo mwiza mbone kukwakira maze distance mubanze muyikure hagati yanyu mwegereze mwegereze aho ngaho banza umwegere utya uyu nanjye ndaprofise nihaye promotion ariko mana niwe abantu bakatabwa buriya umugabo n'uwagotomeye yagira nka gatatu witeka gahimbazwa maze abari aha ngaha bagira ishyari ntibatanga amashyi ariko byaba ari byiza bakanezerwa nta cyegeranyo kigeze gikorwa cy'abantu bahaniwe ibyo cyaha na n'ubu iyi saha jama ongera wiburuke mu byigo nkubwire mwitegereze gatoya nagusekera uzabona fosete niwitegereze umanuye gatoya uzamubona n'amataye mutatse impande zombi uzayarinde gutuba mfura ya data bituruka mu gutamira ngaho muhagotomera bafite ubwitonzi mugira ngo barabirepese ariko iyo bajyaga Serena ntimwabimenyaga niyo bajyaga ku Gisenyi ntabwo mwari kubimenya babikoraga ubwabo bakagenda bakatishije bagerayo bamara kubikora neza bagira ibintu bizabasawa mu Giswahili Cheers ni ku buzima bwacu ahasigaye inyoni ibisiga n'abamarayika bigakora karasisi mu ijuru mu kirere abatazi gutanga amashyi ngo ryaba ari ishyano rwose bakire ori ndagusabye Yesu akigera aha ngaha ni mu mpero amashyi y'umwana w'umukobwa ubuhanga bw'ibyuma bacutsa iyi ni imana imarirwa mihigo n'urudasumbwa imvugo isanganizwa ingiro agira akamaro isi yose isuku imaze kumusaba ku mutima yatsinze igitego igorogota ku musaba fina rero tuyisenge umvuga uyu munsi utagira ukusa uteye icyusa n'ibyishimo tumurerwa uriva ubwo mbonye aho mvugira kiri iki gisigo cyuzuye ibisingizo bikwiye umwari umurerwa ntaje ubwo bakurata ibigwagwisha ni ukuri rwose urudasumbwa warirwa uru rugero ndakuka uri icyitegerezo mu bantu ngo bivuge byose uko mbyifuza kuko mvuga ukuri sinabibasha kubivuga byose sinabishobora
nta nicyo nabona nakugereranya nacyo kuva ukivuka wahuye na byinshi ubupfubyi ntibwagutera gupfapfana ikinyabupfura kibipfundo ubupfura urabupfumbata ukuri ushimwa na buri wese ukunda Imana utaretse abantu ukabana neza na buri wese isuku ikakuranga ubuzima bwawe utegura gutakuka bikirenga utaramana icyusa ntiyagira ugusumbya uruhanga rubengerana uburanga ikakugira ikizuba zuba ikizungerezi ikakumanuka mu gituza itakubabaza yagera ku mutima ikahatinda ikagusendereza ibihangano by'umwuka ikagusiga amavuta yayo ikaguha ijambo rifite intego ugatambira Imana utitangira itama twese tukanyurwa nyukama ibigahunga ubu mwari w'umwimerere warezwe neza uzira kumwaza ibigoye ntibizabura tukiri ku isi bukiye bwawe ijoro ricura umwijima igihe kibutika icuraburindi ndavuga bya bihe bitari byoroshye kubonera icyerekezo ubuzima burura kurusha ibamba umwambaro w'agahinda Olive wabaye intwari ibirishya n'ibigushura binesha urwana urugamba rutarwanwa n'umuntu uwo ari we wese ubunyerere ntiwatsikiye ntiwagamburiye bikomeye wahagaze gitwari watereye imisozi myinshi wasenze ubudasiba wikomeza ku mwami niwigunga niwigumura niwiyandarika ukunda gukiranuka urinde ibyo kwizera watukisha izina ry'Uwiteka ibigura bigwiza none uyu munsi Imana wakoreye irakubahishije ukuri kwawe turakureba wambitswe umudende w'ikibasumba murerwa Olive kirezi cyangana n'icyaha unyemerere guhibariza ndabizi kandi ntiwamisha shenge ntari bigawe kugira ngo urinde ubuhamya bwawe atagira ugucishamo ijisho watinyuka kujora none uyu munsi ukaba utabarukanye intsinzi ndetse ukabufasha umwambaro wa kigabo irihe banga wakoresheje utarigora ngo utsubize impamvu ndayimenye nuko womatanye n'uwera mwese rusi sinaba mbeshye abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari umurerwa ikibazo gisuzuruta abagikikije imbuto weze turazishima imwe mu rutamunogeye bose uru rumuri muri kiri cyiza uritabaza ripurika ahacuza umwijima rigakesha ijoro uri ikirenga n'ukuri amateka utunza rutamagana n'akabando gasindagiza abacumbagira n'isoko ivomwamo na benshi gana ku musozo bagutegura impano reka nsabe uyifite atera agatambwe yigire hano imbere aya muteraniye aha nimubona umurerwa amarira mubanye menshi mu maso mubyihanganire nanjye mu izina ryanjye umugeni mwiza nurize umugeni utarize aba ari inkongozi wari wundi uzikozeho bugakegaruka impano ya mbere baguteguriye nyemerere bayigushyikiriza tera agatambwe amashyi menshi ng'iki gikombe cyo gusohoka mu bwari nyemerera aho handitseho ngo uri w'icyitegererezo iyi irashushanya imbuto z'ibikorwa byawe byiza bisendere ikuze mu z'ubwenge ukuri ntibishobora kumurwa ntibizagumya kwigana bizakubera ikamba nyamagazi because very successful man there is a wonderful man a good and of choice forever isn't it? I know. Jean-Marie, never call her my wife, call her my queen. She's the greatest gold, the gift from heaven, the most beautiful than all you have seen, the flower from the garden of the happiness of your heart. Tukiraho. Reka nsabe abo bantu bigire hirya gatoya rwose. Tukiraha Olive, nyemerera ureba umutwaro wawe umwenyurire. Orororo. Itseko yabayigezamo amashanyarazi wacana igihe kirekire. Jean-Marie. Nyemerera ufite ububwugamo twikire umufasha wawe. Amashyi menshi ariko uzamubera ubwugamo niba tugira uko twishima uzamurinde imfura y'umurindi uzamukingira izuba ry'igikatu uzamubera umutwaro utari umutwaro uzamugororokere cyane uzamutoneke uzamuteteshe uzamutuke uzamutoneshe uzamutuza azatunga agatereka ikarubera umushumba rushora ku isoko yayo y'urukundo ivuga ubworoherane n'ubudahemuka muzarishoke
shoje mbifuriza kuzabyara abakobwa n'ahungu muzagire kandi n'ibyo kubatunga urugo rwanyu ruzaba ijuru rito bana ntaramiye none murakabura icyaha mugirwa icyizere murakabura umugabo murakanezerwa murakagira ibyo mutunga n'ibyo mutanga muragatunga amadore n'amapawundi ibiceri n'amanote avunje n'atavunje muragataye ijuru mudapfuye. arakoze cyane yewe hindukira ahangaha. Haleluya. Igitabo cya Zaburi kiravuga ngo uyu ni umunsi Imana yatugeneye biziyaremye Jean Marie na Oliva kugira ngo tuzawishimiremo kandi tuzawunezererwemo. Ijambo riravuga ngo mu mpinga y'imisozi amakuru yuzanye ubutumwa bwiza akamamaza iby'amahoro. Aravuga ngo Jean Marie we Oliva we kamaze ibirori byawe turabashimiye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. ndeba gato ndeba ndababwira ngo oya buretse gatoya da mubwira akantu ariko ubundi hano hantu haba ari hafi ori muze duhere ahangaha bare na marene bo baba bari aho iri tsinda ryose nimuze muhagarara ahangaha namwe buri muntu wese araza kwibwiriza ahangaha. Umuyobozi ni jyewe, unyunganiye ni Jean Marie na da twagiye ahangaha niho turi buze amashyi menshi batambuka. Amashyi menshi cyane. Abantu bafata amafoto nk'uko byarabye komande bamfashirize. Haleluya. Amen. Uko byasa kose ndagira ngo mutwikirize niba munezerewe uyu munsi. Tuvugira ngo amina cyane. Amen. Tujya tuzihumeka mu rusengero tugahimana icyubahiro tukabyira tukayimbaza. Uyu munsi twaje kugaragaza ibyishimo kubw'umunsi mukuru w'abavandimwe bacu. Tuvugira ngo amina cyane. Natwe turanezerewe. Iyi ni groupe y'abahanzi murareba abangaba tugaragara nkaho tungana gutya ariko muri rusange duhagarariye benshi bari mu bukwe hirya no hino kuko mu bisi ko tubana n'abantu bose
ariko abo bahagarariye benshi muri rusange abaririmbyi baririmba muri ADPR muri rusange abahanzi. Twaje rero kwizihiza ubukwe bw'abavandimwe bacu, mushiki wacu umurerwa Oliva kimwe na Jean Marie. Aba bose ni abakozi b'Imana. Oliva yarihanganye, Oliva yeze imbuto nziza. Ikimenyetso mubonye nuko ni umwe mu bantu babashije kugaragirwa n'abahanzi benshi ukurikije ibirori byabaye ahatandukanye. Turashima Imana rero yamurinze. Oliva yahuye n'ingorane nyinshi, namwe muzi gupfaka ruri muto y'umwana muto ntiwiyandarike murarakaye se oya n'ubundi n'ubuhamya nawe azabwitangira, ariko turashima Imana ko atitwaye nk'abandi bose bo mu isi. Yitwaye neza, yubahisha Imana. Imana iramurinda kandi nawe arayumvira arayikorera. Twakoranye umurimo w'Imana hatandukanye, twoheranye imisozi, twavuganye ubutumwa hatandukanye. Turashima Imana ko Imana yabanye nawe, kandi uyu munsi wa none ikabimukoreho igisuzuguriro. Imana yavuganye nawe, none uyu munsi muhaye Jean Marie umutware umukunze kandi bazubakana urugo. Turashima Imana yabanye nawe muri ibi bihe byose, kandi dushimye Imana ibyo yakoze. Mu kubitira Imana amashyi menshi, ababyeyi mwivugiriza impundu kubw'ibi byose Imana yadukoreye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Twateguye impano rero kugira ngo tugaragaze ibyishimo nk'abahanzi bose bo muri ADPR. Nababwiye ngo turi abangaba ariko duhagarariye benshi. Twateguye impano. Iyi mpano nubwo mureba bagiye kuyakira ifungiye hamwe, ariko twatekereje kuri Jean Marie nk'umuvugabutumwa mwiza, dutekereza kuri Oliva nk'umuhanzikazi mwiza. Abo bakozi b'Imana turavuga tutihariye impano tugomba rero murakoze cyane. Twagaragaza ibyishimo byacu biri mu mitima yacu. Imana ibaduhera umugisha. Turumva mwasubira mu myanya yanyu mukaruhuka, natwe tugagumya kwishima. Tujye mu muhango wo kumva amasezerano. Twashize izi mpapuro imbere yanyu. Mana ibahe umugisha. Utabyemera ninde? Ntabwo yaje, ntakaze. Hanyuma mbaze nanone uhagarariye Biziyaremye ndetse n'uhagarariye Olive, ababyeyi mbese cyangwa se abashobora guhamya ibyo tugiye kubabaza, nabo nibahaguruke tugire icyo tubabaza. Tugire icyo tubabaza. Musangwa mukuru, tekereza ko ari bizi. Imbere y'amategeko byose byarakiranutse. Bosco avuze ko yabikoze. Pasiteri nawe ibyo Bosco ahamije ni ukuri. Murakoze cyane. Byaratunganye. Imana ibahe umugisha. Oliva Biziyaremye, bana banjye, nanjye ndashimira Imana ko ari njye wasezeranije. Shimira Imana ko certificate yanjye ari njye uyisinyeho nkayiteraho kasha. Ndashimira Imana yo mu ijuru. Ndashimira Imana. Muri inshuti zanjye.
ka Oliva kansuye ku maparuwase yose nageze amaparuwase yose turaziranye nako bihagije. Ndashimira Imana yaturemeye umunsi mwiza wo kwishimirwamo. Haleluya! Namwe mwaje gushigikira aba bana murahiriwe, muri abanyamahirwe. Umuntu wese avuge ngo ndahiriwe, ndi umunyamahirwe, muri abanyamahirwe. Muzambare imyenda yera, ariyo mirimo yo gukiranuka. Biziyaremye uzakiranukira Olive, Olive uzakiranukire Biziyaremye. Uko gukiranuka uhatse izindi nshingano zose, kuko nukiranuka Biziyaremye uzagira urugo rwiza. Olive nukiranuka uzagira urugo rwiza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Mujejuru, nubwo bisa naho turimo twihuta, no kugira ngo njye gusiga umwanya wo kuririmba indirimbo. Uraza kwiririmba niyo ngiyo, uraza kwiririmba. Use n'abacuranga babishizemo neza. Ndabizi ko mwebwe muri abana banjye bo ku mutima siko mwabitunganije. Imbere y'Imana ishobora byose, ndakubaza wowe Biziyaremye Jean-Marie Vianney, ko wemeye kujyana na umurerwa Olive ngo akubere umugore, nawe umubere umugabo, ushyingiranwe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Niba ubyemera uvuge twese tubyumve na mikrofone. Wowe Biziyaremye uvuge ngo ndabyemeye. 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 Nongere mbaze kandi Oliva, imbere y'Imana ishobora byose, ndakubaza wowe umurerwa Oliva, ko wemeye kujyana na Biziyaremye Jean-Marie Vianney ngo akubere umugabo, nawe umubere umugore, mushyingiranwe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo agarutse gutwara itorero rye ryera. Niba ubyemera uvuge n'ijwi rirenga, uvuge ngo ndabyemeye. Ndabyemeye. Hanyuma mumfashe noneho, yego, uzamure ikiganza cyawe cy'iburyo wowe Biziyaremye. Hanyuma urahire indahiro, vuga amazina yawe, hanyuma ayo masezerano uyarahire imbere y'aba bantu, imbere y'imiryango byombi, imbere y'Imana. N'Imana iri kumwe natwe hano. Njyewe Biziyaremye Jean-Marie Vianney nsezeranye ndi imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo ko nemeye kubana n'umurerwa Olive ngo ambere umugore, dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, zamukunda yaba ari mu buzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye.
tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye. Amashi menshi cyane ntaho nyine bisoreza. Yesu se nagaruka gutwara itorero cya Kadomo, nuko niho Kadomo kazaba gahagaze. Urakoze cyane, amashi cyane menshi kandi kwa Yesu. Agiye kurahira iyi ndahiro azamuye ikiganza cye cy'iburyo, kandi uku kuboko kuzamure ugushire ku bitugu bwa Biziyare, ace bugufi uko kuboko noneho utere inkokora hano maze uzamure ikiganza. Njyewe umurerwa Oliva nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kubana na Biziyaremye Jean Marie Vianney ngo mbere umugabo dushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamugandukira yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye. Amen. Amen. Murakoze cyane, murakoze cyane, murakoze cyane. Harageze haya ndirimbo rero uririmba umwambike impeta uririmba Biziyaremye nawe nawe uraririmba amagambo bagiye kwambikana izi mpeta. Ni ikimenyetso cy'urukundo, ibyo turabimenyereye, kandi ko umweguriye ibyawe byose. Urukundo rudafite aho ruhera n'aho ruzarangirira. Mwabirahiye ngo Kristo agarutse gutwara itorero. Biziyaremye rero fata impeta, amagambo meza ari ku mutima, oya nta kumwongorera, uramubwira ijwi rirenga, witonde ugende gahoro, uyambike gahoro, kandi uvuga n'amagambo meza ari ku mutima. Ndagutiza mikrofone yewe ndayigufasha. Mpamitse iyi mpeta y'urukundo. Iki ni ikimenyetso cyerekana yuko nzagukunda cyane kurusha abantu bose babaho. Kandi nshimiye Imana yuko uyu munsi uri urubavu rwanjye. Amen. Yesu we urantangaza, izina ryawe rirakomeye. Yesu we urantangaza, izina ryawe rirakomeye. Mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo, gusezeranya ko nzakomeza kukubaha, Imana izabimfashemo. Amen. Amen. Murakoze cyane, nagira ngo dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Hanyuma muremera ko Oliva aririmba? Murabishyigikiye se? Oliva nagira ngo aje kuririmba. Nagira ngo n'ubundi tubasabe aya masezerano barahi imbere y'Imana, imbere y'itorero, imbere y'imiryango, baze bashireho umukono bayasinyire.
ndagira ngo dusabe pare na marene nabo ko baza bakara. Pastor Nyandwi Imana ishobora byose. Haleluya Kristo. Se umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ishimwe n'icyubahiro ni wowe bikwiriye iteka n'iteka. Haleluya, haleluya. Uyu munsi wa none itorero ryawe duteranijwe no kugira ngo tugushimire ubu bukwe bwa bene data Jean Marie na Olive. Turagushimira ineza yawe, turagushimira umugambi wawe mugari utagira ikiwurogoya, turagushimira urukundo rwawe ruhebuje ruri hejuru ya byose, rusumba inyanja, rusumba ukwezi. Mwami Yesu, turagushimiye urwo rukundo arirwo rutumye duterana dutya uyu munsi wa none tukaba turi muri birori bya bene data. Turagushimiye ko wabagiriye neza, ukaba warabarinze mu bihe byose bitambutse. Mwami Yesu Kristo, mu bihe by'ikibunda byabayeho, mu bihe by'umuyaga byabayeho, mu bihe by'umuvumbi byabayeho, mu bihe Mwami Yesu by'urushyana byabayeho, ntabwo wigeze ubareka, warabarengeye kuko wari uteguye umunsi mwiza nk'uyu nguyu. Turabigushimiye, turabigushimiye. Yesu, shyirwa hejuru uyu mwanya nk'itorero ryawe, dushingiye ku ijambo ryawe watubwiye yuko abo tuzasabira umugisha bazawuhabwa. uru rugo rutangiwe turusabiye umugisha, umugisha uva iwacu mu ijuru, umugisha utangwa n'Imana, wa mugisha ababyeyi batatanga, wa mugisha inshuti zidatanga, wa mugisha utazanwa n'ubutunzi n'ibindi, umugisha uva mu kuboko kw'Isumba byose, umugisha uva mu rukundo rw'Imana. Uwo mugisha tuwusabiye uru rugo. Bamaze kurahirira inshingano zikomeye kandi kubo bo ubwabo batakwibashisha, ariko uwo mugisha nuwabaho byose bizagenda neza. Turabasabiye ngo urukundo rwabo uzakomeze kurubungabunga kugeza ubwo bazataha bakajya mu bwami bwawe bwo mu ijuru. Turabasabiye ngo uzabahe amahoro mu rugo rwabo, urugo rwabo ruzaba intangarugero, urugo rwabo ruzabonekemo ibikwiriye byose byo kubanezeza no kunezeza abazabagana bose. Turabasabiye ngo mu mugisha utanga Mwami Yesu Kristo, n'imbuto zo mu nda zabo Mwami Yesu Kristo zihabwa umugisha nawe, kugira ngo bazabone ababakomokaho nabo bazajya bahimbaza izina ryawe. Bumvise iby'uyu munsi wa none Mwami Yesu, turabasabira umugisha w'iburyo n'ibumoso, turabasabira umugisha mu bigega byabo, turabasabira umugisha mu majya n'amaza, turabasabira umugisha wo kukugumaho, turabasabira umugisha wo kuguma mu rukundo rwawe, bakazahora baguhesha icyubahiro. Mana, turabigushimiye. Haleluya. Turabigushimiye ko ibyo uzabikora, kandi turagushimiye ko uzakora n'ibirenze ibingibi tugusabye. Habwa ikuzo n'icyubahiro kuko uri Imana ibigenza neza byose bikaba byiza. Urakoze Mana yacu, mu izina rya Yesu Kristo nimo tubisabye. Amen. kandi nguhaye icyubahiro. Ndi kumwe n'abashumba naririmbye imbere baransengera, ndi kumwe n'abapasitori bansabira umugisha, ndi kumwe n'abarimu bangiriye inama, ndi kumwe n'ababyeyi abato n'abakuru, ariwe uzahumera gushima. Hano Shazam nahagaze inshuro nyinshi babuhamya butandukanye, naririmbye ndyamye hasi, naririmbye nicaye, Yesu urabizi.
uko wabimpaga ariko nabikoraga. Ayiwe mbonye umwanya mpagaze mu rusengero ko wandinze guseba mu bupfubyi, wandinze no guseba mu bupfakazi. Ayiwe haleluya. I love you Jesus. Nakupenda sana, ndagukunda Yesu. Nabonye umukunzi mwiza, byose arabishobora, hajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru. Kumuhanga amasiteka bizanyiza intege nkeya, nshize ubwoba nshize ubute, nyuma nzatabaruka. Shira ubwoba shira ubute, nyuma nzatabaruka. Nabonye umukunzi mwiza, niwe nyiri imbabazi, niwe mujyanama wanjye, niwe undengera iteka. Nakubaha n'ubu anabadayibami, ntabyandone ntabizaza byazanana na Yesu. 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 Zamura ndirimbe shingira amabuye. Abenshi barananiwe, abenshi bavuye mu byizerwa. Itorero ryawe rikeneye imbaraga. Mwami nyir'ingabo, ndakwinginze kugira ngo umwanya ufate uboneze, uzamuhereze ibyiza. Uyobore inzira yawe umukiranuka. Amen. Mwami wanjye Yesu, wowe ndamwingingira, uzuye ubuntu bwo kuzabana nawe. Nubwo Satana dutegera mu nzira, Wegireyo gatoya mwese, wegireyo cyangwa guce bugufi, mwihangane guce bugufi kugira ngo tutapfa. Mwami wanjye Yesu, Ntabwo byoroshye kongera mu giterane cy'uyu munsi. Yego mukore gutya. uzuye ubuntu bwo kuzabana nawe. Nubwo Satana dutegera mu nzira, shingira amabuye mana,
mbere yuko mbaha komeza amina hanagure neza iyi foto bayifate neza no mu ijosi hose icocogere hose ntabwo n'inyuma hose indaremye hose n'iryo mujye hariya abana mwihute muririmbe
aranyaguza yibuka induburizo arabyica yibuka akiri inkota ya Goliyati yibuka akiri icumu rya Sawuli abwira abari aho bose ati iyo turinze ntitugire icyo tuba nawe yagiye n'ubirakomeje iyo turinze mu bihe byashize nawe yagiye sumva mwanyikirije abari urinze igihugu cyacu n'abayobozi bacyo nawe yagiye sumva mwanyikirije yahagaze ku itorero rikaba rigihumeka nawe yagiye n'ubirakomeje n'ubundi yabyariwe nawe yagiye n'ubirakomeje kurinze impanuka ntiwapfa nawe yagiye n'ubirakomeje iyo kurindiye ku iseta nugira icyo uba nawe yagiye n'ubirakomeje uyigirira icyizere Imana irahari nawe yagiye dukomere Imana amashyi Imana tambuka neza ariko ubundi ninde ubwiye abahanzi ngo bitse nibakomeza ako kantu harimo ibyiza gusa uzi kubera kwishima ko nibagirwa ko abanyamakuru turi kumwe urahirwa ngiyi Imana wasenze ubudasimba ngaya amavi yahindutse nk'aya iyo avuze akantu ndaza kukakubwira mu kanya ariko icyo kiganza uraho gatoya kugira ngo riva gufasha bari nguru urugo rwa data nguru urugo yubakiye umuhungu wakunda ngiki cyo papa na papa wo mu ijuru bakora baze kwitegereza gusa niba amashyi yahanga atari ishyano bakumera amashyi menshi cyane nibarangiza bakwemerera utambuke ukomeze utambuke usibye abanyamakuru akaba mwiza nk'uyu mugore koko ntawe amena amena umva rero via nguyu mugore utazigera kugora mu buzima bwawe bwose nguyu w'iseko nziza w'amatama atatse fosete nagusekera uzahora ususurutse by'iteka ryose nguyu mwari uzira umwanda nguyu mukobwa uzira ikobe tambuka mfura ya data umubwire uti sheri swite hati ngo mu gituza numve nekanje by'iteka amashyi yahangaha naza kubishyano ndamenya yuko byarindi bamushyaba ariko nirikabo gumayo nibishoboka bigahosoreza kuwa gatandatu turaza kumva ngo rimwe na rimwe abizera hari igihe bagira ngo hari icyaha kibaye ariko kubakundana nta kosa riba uzansomera ahantu hose biri ikimenyetso cy'abakunda ibyo birabaye amina rata aha bigire hirya gatoya turakira ntidusoma twamara gutarama tukagira uko tubigenza bikaba hirya y'ahagaha urakaririmba numara kwakira gusa utegereze gatoya amategeko n'amabwiriza birakurikizwa ari kwakira utyo birahagije ngirira utya urabutumiye wese via umumfashirize werekeza ahangaha agoshi na droite tubabwira uti kaze mu bukwe bwacu kandi mwakoze kuza muri abantu beza ahasigaye nibishoboka ndaza kukubwira ukuntu tubigenza best man unyemerere barenyakirire byose ubifate bare hagarara ahangaha nizere ko nta rikodi irimo iyo ndirimbo yikomeze cyane wihangane ntacyaba uwiteka aramurinze utambuke gusa abandi ndababwira bafite ukuntu bagiye kugukurikira uze gutegereza uraza kumenya byose wateguriwe n'umugore wawe mwiza reka nubwo mutari muri kumwe ni umuhanga wo gutegura surprise ngaho tambuka komeza cyane best man urakomeza zamura iyo njyana n'umuhamya n'umugabo w'umunyakuri
twagiye ibihamya birahari iyo gera ahangaha iyo yukuruye nawe haleluya sinabona icyo yavuze yavuze ibyo bintera gutegereza nkomeye ko nibyo ntarabona nzabibona ivugo yiwe nihame tegereza umunsi bisaba ubwo ari data wabivuze bizashike Bia na gatoya wongere witegereze icyo Uwiteka agiye kugukorera kandi nakubwiye ngo ibintu bibe iyi niyo siripurize teguriye amashyi menshi ugemerere wakire Olive wumva biguturutse ku mutima arongera sirwana tuzirwanya kuwa mbere kuwa kabiri arongera kuwa gatatu arakomeza kuwa kane arasubira kuwa gatanu kuwa gatandatu umwaka urarangira ntangira ubundi nta n'umwana w'umuntu wari kubimuhera
oya ari njyewe nagira ifuhe sigiye kubabeshya amashyi menshi cyane kandi amashyi ajyanye n'impundu zitari impuha numara kubingenzereza utyo yongere nisabire n'inshuti n'abavandimwe abahanzi mubanze mwegere hirya gato